icyo ngusaba muri aka kanya ni ukugira imyumvire isobanutse kandi igamije ukuri. Ugomba kumenya ko u Rwanda aka kanya ari igihugu cyubashywe kandi cyateye imbere buryo butandukanye. Gusa hari abantu bakomeje kukivuga nabi, ariko igikomeye mutari muzi twe nk'abanyarwanda ni uko dukomeje gukora ibyiza, twubaka igihugu cyacu mu bumwe n'iterambere. Uyu munsi wa none urimo gusebya u Rwanda, reka nze nkubwire u Rwanda rwa nyarwo uri kwigerera muri aka kanya. Reka nawe munyarwanda unkurikiye aka kanya nkubwire ko umwana wanzwe ari we ukura. Uwo ni umugani nyarwanda. Ugomba kumenya ko u Rwanda atari igihugu cy'imvugo gusa, icyo ugomba kumenya ni uko u Rwanda ari igihugu cy'ibikorwa. Rero uyu munsi nk'abanyarwanda turi hamwe, kandi icy'ingenzi tugendera ku mateka yacu atwigisha gukomera. Rero icyo ugomba kumenya ni uko amagambo y'ikinyoma atagira icyo atwara igihugu cyacu. Igihugu cyacu cyubakiye ku mahoro, iterambere ndetse n'ubumwe, wongeyeho n'ubwenge. Rero bavandimwe, mugomba kumenya ko u Rwanda atari ubwa mbere ruhura n'ibigeragezo cyangwa se ibihe bikomeye, kandi nta nubwo ari n'urwa mbere rubeshyerwa cyangwa se rushinjwa ibinyoma, kandi ndabizi ko atari n'ubwa mbere runengwa n'abadafite icyo bashingiyeho. Reka nkubaze wowe urimo kunyumva aka kanya, kuri wowe nk'umunyarwanda amateka atwigisha iki? Atwigisha ko ukuri ari nk'izuba, ko ushobora kwihisha izuba igihe gito ariko ntiwaribuza kwaka. Kandi nanone wowe urimo kurusebya ugomba kumenya ko u Rwanda atari igihugu cy'amagambo gusa, ahubwo icyo ugomba kumenya ko igihugu cy'u Rwanda ari icy'ibikorwa gusa. Ariko abaruvuga nabi nubwo bahari, mugomba kumenya ko ibikorwa ari byo byivugira. Icyo ugomba kumenya muri aka kanya, ugomba kumenya ko ubwigenge bw'igihugu cyacu butarengerwa n'urusaku rw'abanegura. Ubwo rero icyo ugomba kumenya muri aka kanya ni uko ubwigenge bw'igihugu cyacu burinzwe n'abagituye. Niba koko hari abashaka kudusubiza inyuma, reka tubabwire tuti ibikomeye birasengwa, ariko nanone ugomba kumenya ko ibifite ireme bivugwa. Bavandimwe, ntidushobora guhagarika abavuga u Rwanda nabi, ariko icyo mvuga aka kanya dufite ishingiro n'urugendo rwo gukomeza mu iterambere. Ugomba kumenya ko uwubatse inzu ikomeye atita ku mbwa zirira hanze yayo. Abantu muvuga u Rwanda nabi banza mutazi aho rugeze. Icyo nakubwira muri aka kanya, reka nako nkucira umugani, uhicaye ku gacaca ntamenya umuhengeri uhita. Rero ugomba kumenya ko abanyarwanda dufite isomo rituruka ku mateka yacu. Twavuye kure kandi aho tugeze n'aho twageze twiyushya kuya. Icyo nanone nakubwira, ugomba kumenya ko ubukana bw'inkuba budahagarika ubutumburuke bw'inyenyeri. Icyo nakubwira, turacyagenda neza, kandi iyo tugenda neza nibwo duhura n'abaturwanya. Ugomba kumenya ko iterambere ry'igihugu cyacu atari impanuka, ahubwo ari umusaruro w'imbaraga. Ugomba kumenya ko ibyiza u Rwanda rugezeho bitaje kubw'impanuka, ko ahubwo byatewe n'ubuyobozi bufite icyerekezo, kandi ugakomeza kuzirikana ko byatewe n'ubufatanye bw'abaturage, kandi ukamenya ko hatewe n'imbaraga zaduhuje nk'abanyarwanda. Rero aho igihugu cyavuye siho gikwiye gutinda gutekereza, ahubwo kigomba kumenya aho kijya kititaye ku baturwanya. Njya numva hari ababeshya ngo iterambere ryacu ni ryo kugaragara gusa. Umva, wowe ubyumva gutyo, icyo nakubwira ni uko inzira nziza iharanirwa, kandi ko uwaciye mu mwijima ari we umenya agaciro k'urumuri. Rero iyo urebye u Rwanda rwa kera n'urw'uyu munsi, ubona ko neza harimo itandukaniro, impinduka zifite ishingiro. Ese ko amahanga yose ari kuvuga u Rwanda nabi, reka mbabaze, ni ukubera iki? Kuko se rutandukanye n'uko mwarutekerezaga. Umva, abanyarwanda twahisemo kwikorera amateka yacu aho gukomeza kuba imbata y'amateka y'abandi. Icyo mugomba kumenya ko amateka yandikwa n'abayabonye cyangwa se abayakoze. Rero amateka ntiyandikwa n'abayasomye gusa. Rero nk'abanyarwanda, iyo tubonye abakomeza kuvuga nabi igihugu cyacu, dukwiye kwibaza tuti, ese abo batuvuga nabi nibo bazadutekereza aho tugana? Oya, twe turi u Rwanda ruzima, twese turi umwe, kandi ntituzemera kudindizwa n'amagambo adafite icyo yubaka. Umva, icyo dusaba amahanga, mugomba kumenya ko tutarwana n'amahanga, ariko twe nk'abanyarwanda turabasaba ikintu kimwe: mugomba kutuvuga uko turi aho kudutekereza uko tugomba kumera. Rero twe iby'u Rwanda tubizi neza kurusha abandi. Rero iyo mutubeshyira muba mudutesha umurongo. Ugomba kumenya ko igihuha ari nk'igitaka mu kirere. Icyo ngira ngo wumva aka kanya, ibinyoma bigwa hasi, ukuri kukagumaho. Amahanga ashaka kuduha isura mbi, ariko si ubwa mbere tubibona. Rero turabizi, ntabwo bidutunguye. Rero mugomba kumenya ko twahindutse, twakuze, kandi ko twubaka u Rwanda rwacu rushingiye ku bumwe n'iterambere. Rero nidusaba amahanga kudukunda, ahubwo icyo tubisabira ni ukutwubaha, kuko nk'abanyarwanda twihitiyemo inzira yacu, kandi
twiyemeje kuyinyuramo twese turi kumwe. Rero bavandimwe, ibyo dufite ntitwabiherewe ubuntu, mpamvu tutazigera dusubira inyuma. Rero nimureke twubake igihugu cyacu twihesha agaciro, ane no mu mahoro azira umwijyane. Ugomba kumenya ko u Rwanda ari igihugu cyigenga kidateza ibirango ku bandi. Hari abari kuvuga u Rwanda nabi, hari n'abari kugerageza kudutesha umurongo. Reka ngira icyo nkwibariza, ese yaba ari twe tuzi igihugu cyacu, cyangwa abo mbona ndimo no kumva dusebya amahanga yose nibo bakizi? Oya, amahanga namenye uko twe duhagaze. Mugire icyo mwumva aka kanya. Rwanda ntabwo ari igihugu cy'amarangamutima, tudakeneye gutega amatwi ababeshya. Uko urugo rufite umuryango ukomeye rutita ku muvumba w'abarugenda. Amahanga yatwibeshyeho batekereza ko tuzahora mu mateka mabi, ko tuzahora turi ba nyakugorwa. None mureba aho tugeze, harenze imipaka y'amateka, turenga amaso y'abadushidikanyaho, kandi turacyari mu nzira y'iterambere. Rero muri aka kanya ntitwiteguye kuba igihugu cy'amarira, ahubwo twebwe icyo dusize imbere ni ukuba igihugu cy'imbaraga. Rero amahanga yaradutekereje uko tutari, niyo afite ikibazo si twe. Hari n'abo numvise bavuga ngo u Rwanda rutanga isura nziza ku isi, nyamara imbere ari ntayo. Reka tubabwire tuti, isura y'igihugu ntihangwa n'amagambo y'abanyamahanga, ahubwo isura y'igihugu ihangwa n'ibikorwa bya bene gihugu. Twariteje imbere kandi tukiyubaka, niyubaha nuko twabiharaniye. Bamwe baratuvuga ati turakomeye cyane, abandi bati oya ariyemera. Ariko se ko ntawe twigeze dusaba imbabazi no kwigira no gutera imbere? Ese muzi ko ubukene bw'umutima bwicwa n'ubukire bw'ibitekerezo? N'ababeshya ngo u Rwanda ntirwubahiriza amahame mpuzamahanga, ariko turibaza tuti ayo mahame ni ayahe? Ese ni ya mahame adakurikizwa yo ubwayo? Rero ubwigenge bwacu si impano twahawe, ahubwo ni umurage twaharaniye. Niyo mpamvu twe nk'abanyarwanda tutazigera twemera abadutekereza uko tugomba kubaho. Hari n'abakomeza kuvuga u Rwanda kubera ko rutakiri rwa rundi, hafataga uko bishakiye. Reka tubabwire tuti, nimba tugenda vuba si uko turushije abandi amaguru, twagwanaga n'igihe. Hari naho twahageze bidusaba kwiruka kugira ngo tugere aho tugeze ubu. Ugomba kumenya ko twe tutagendera ku ngengabihe y'abasinziriye, ahubwo twe tugendera ku cyerekezo cy'abakangutse, kuko aribo bazi ubuzima icyo ari cyo. Tuvuga igihugu cyacu ibyiza, hari abavuga ngo turashimagiza igihugu cyacu. Yego nibyo, none kuki tutagishima kandi twaragiharaniye? Rero mugomba kumenya ko intwari zitubakira ku mashimwe turuka mu gutegereza, ubwo intwari ziyubakira icyubahiro n'ibikorwa. Abashaka kudutesha umurongo nibabimenye ko tutazateshwa umurongo n'abatazi ibyo dufite. Rero icyo dusaba amahanga muri aka kanya niyisubireho, bari kuduharabika birengagije ukuri kw'ibiri kuba. Ariko natwe icyo tubamenyesha nuko turi mu rugendo rwacu. Nimba amahanga adateze kutwemera, nibura niyemere ko natwe tudateze guhinduka uko bashaka. Abakomeje kuvuga u Rwanda nabi, nk'umunyarwanda reka ngira icyo mbabwira, yabivuga mu ijwi ry'abanyarwanda bose. Mugomba kumenya ko inyanja itakwiyongera kubera ko hari abavuze ngo ko iteye ubwoba. Muri make mugomba kumenya ko amagambo ntacyo azadutwara, cyangwa se agira icyo aduhinduraho ku nzira twatangiye yo kwiteza imbere. Twe ntidushaka gusenyuka n'umunsi n'umwe, oya, duteze no gusubira inyuma. Urabizi ko iyo wacanye umuriro utifuza gusubira mu mwijima. Cyo mukwiye kumenya, u Rwanda ni urwacu, ntidukeneye abashaka kutugira inama y'uko tugomba kubaho. Rero amahanga ni amahanga, n'u Rwanda ni u Rwanda. Rero ntidukeneye imbabazi z'iyo baturutse, kuko imbabazi zatinda ariko ntizasiba amateka. Rero dukomeze tube maso, dukomeze urugendo hesha agaciro, kuko inkuba iyo igiye guhinda cyangwa se kurwa ihamagara inkuba yindi. Rero twubatse igihugu gishingiye ku bumwe, iterambere. Rero twe nk'abanyarwanda twiteguye guhangana n'uwo ari we wese ushaka kudutesha umurongo. Cyo mugomba kumenya, u Rwanda ruracyajya imbere, ntiruteze gusubira inyuma. Ugomba kumenya ko u Rwanda ari igihugu gikomeye, atari igihugu cyo gukina nacyo. Bavandimwe, ndagira ngo abari kudusebya bumve ibi bintu. U Rwanda si ikibuga cy'imikino y'amahanga, nanone kandi si igihugu bakwizamo ibihuha ngo baduhungabanye. Hari n'abavuga ngo u Rwanda rufite imbaraga nyinshi mu karere, ariko se kuba rwagira imbaraga ni icyaha? Kuki badashinja ibindi bihugu kugira imbaraga? Reka u Rwanda rwateye imbere rubabereye ikibazo. Cyo rero twakoze nk'abanyarwanda ni ugukoresha amahirwe yacu neza, kubaka igihugu cyacu no guhitamo kugendera
kugera ku cyerekezo cyacu. Ugomba kumenya ko twe twiyubakiye igihugu cyacu tutategereje uwatugirira impuhwe, kuko twakoze ibyo abandi batatekerezaga, twarenze imipaka y'ibitekerezo bisanzwe kandi turacyakomeza. Muri aka kanya reka tubwire amahanga tuti mumenye ko u Rwanda ari igihugu cyubashywe, atari igihugu cyo gukinishwa no gusuzugurwa. Rero muzi ngo u Rwanda nta gahugu gakeneye kuyoborwa n'abanyamahanga, ibyo byararangiye kandi ntitwabyemera. Ugomba kumenya ko u Rwanda ruhagaze ku maguru yarwo, takwemera gusubira inyuma cyangwa se hasi. Rero twe ntiduteze gusaba imbabazi iterambere ryacu, inabumva ko aho tugeze tugomba kubanza kwisobanura mpamvu twateye imbere. Ibyo rero sibyo. Ugomba kumenya ko ubukene butigeze buduhesha icyubahiro. Icyo ndi kwibaza muri aka kanya urimo kudusebya ni iki kiri gutuma iterambere ryacu rikubabaza? Se wowe wibwira yuko twakwemera yuko iterambere ryacu ritubuza icyubahiro? Abagiriye u Rwanda ishyari bazi ngo ibyo bari kuvuga bizarusubiza inyuma. Muribeshya cyane. Mugomba kumenya ko uwanga iterambere ry'undi yigize umwanzi we w'ahazaza. Icyo tubwira amahanga ni kimwe, tudategereje umuntu waza ngo atubwire uko tugomba kubikora. Icyo mutazi, twebwe ntiduteze no guhindura ibitekerezo, icyerekezo. Abavuga ko u Rwanda rukomeye mu karere tubabwire tuti ubwenge, imbaraga, icyerekezo ibintu bitangwa nk'impano, ahubwo ni ibintu biharanirwa. U Rwanda rurakomeye kandi ruzahora rukomeye. Mugomba kumenya ko nawe dutegereje ngo aduhe ubusobanuro bw'uko tugomba kubaho. Ikindi mugomba kumenya ni uko ubwigenge atari impano, ahubwo ari igihango twahisemo tutazigera tuta. Amahanga avuga ngo u Rwanda rufite ingufu rurigenga cyane. Nk'abanyarwanda twese tubasubize tuti ese ko twahoraga dufashwa mwashakaga ko duhora mu bukene? Ibyo ndimo kuvuga aka kanya ndabizi ko hari abo biri kubabaza, ariko ukuri ni uku. Twaremewe kuba ibikoresho by'abanyamahanga, ahubwo twaremewe kuba abanyarwanda buzuye. Ndetse n'abandi bavuga ko u Rwanda rufite ijambo rikomeye muri Afurika, reka tubabwire tuti imba ijwi ryacu ryarumvikanye, si ukubw'impanuka ahubwo nuko twagize icyo dukora. Rero niba dutera ubwoba kuko twabonye ibikomeye, teye ubwoba kurusha ibyo batuvuga. Aho twavuye harakomeye kandi twahuye n'ibibazo bikomeye kurusha amagambo n'ibihuha by'abanyamahanga. Rero ibyo barimo ni nk'ikinamico. Rero twe ntidukwiye kwikanga ibyo twamaze gutsinda kera. Hari abashaka kudutera ubwoba ngo tugaruke inyuma. Umva, baribeshya cyane. Niba ubwa mbere twaracitse ku icumu, ubu rero dufite ingabo, abayobozi ndetse bafite icyerekezo n'ubwenge. Twebwe rero nitwifuza guhora mu ntambara y'amagambo y'abadafite icyo bashyira ku meza. Twebwe turi mu rugendo rwo kwiyubakira igihugu cyacu. Abanyarwanda muri kunyumva aka kanya, muze duhaguruke tuvuge igihugu cyacu, tugihesha agaciro. Icyo mugomba kumenya nuko igihugu cyacu tutagomba kukireka. Benshi batacyifuriza ineza, nye ku Rwanda ari u Rwanda kubera abanyarwanda. Rero ntituzigera twumva bakomeje kudushuka ngo basubize u Rwanda rwacu inyuma. Rwanda si impano twahawe, ahubwo ni umurage twaharaniye kandi twubakiyeho. Ni abanyarwanda bafite icyerekezo, bafite abayobozi bakomeye kandi bashoboye. Rero nkatwe nk'abanyarwanda natwe dufite icyizere cy'ejo hazaza. Rero iyo niyo mpamvu ikomeye itatuma twemera yuko amateka yisubiramo ngo adusubize inyuma. Kandi mwe rero dukomeze ibikorwa byacu twihesha agaciro, twubake igihugu cyacu. Ima amatwi abashaka kudutesha umurongo. Ugomba kumenya ko u Rwanda rukomeje kujya mbere, ko rutazigera rwemera gusubira inyuma.